Jye mwumva kuri mikoro nitwa Mutebutsi Emmanuel. Uyu mugabo bamwita Mutebutsi Emmanuel ni we watangaje neza yuko Kakajwi yitabye Imana azize impanuka y'ikamyo ubwo yatwaraga imodoka muri Amerika, ngo yaje kugongwa n'ikamyo yayindi iheka peteroli, ngo asigaye ngo Kakajwi ahita ahasiga ubuzima. Kakajwi rero byaje kumubabaza cyane, atangira kwibaza uyu mugabo aho bino bintu yabikuye, yibaza niba ari ukumushakira aho yita biramucanga. Umva uburyo yabivuzemo. Umuhungu agatanzo agenda ukavuga ngo yapfuye wanyegera we, ni wowe utanga urupfu, uri Imana cyokoze uri umwana wa Satani, uri ingegera Satani. Ninde yakuntumyeho nkwiyama? Ninde yakubwiye ngo ugende uvuga ngo umuhungu agatanze ngo yitabye Imana kagwa muruzi we? Umugabo Kakajwi ashobora kubivuga ukagira ngo ndibibabaje. Ibi bintu birababaje kuba wazindukiye muri diru zawe za buri munsi, ufite followers benshi cyane, ufite aba members kuri YouTube, ufite abantu benshi bagukurikirana, warangiza ukajya kumva ngo runaka yapfuye. Ese koko uba wapfuye? Ese ni kuka kwica uhagaze? Ibyo bintu birababaje. Bantu mureba video, mujye mureba video mumenye neza niba ari ukuri niba atari ukuri, muveho mubisobanukiwe. Ngiye naje kubahereza ukuri. Kakajwi guhera uyu munsi ibibazo byavutse ubwo yabyukaga nk'ibisanzwe yitegura kujya mu kazi nk'ibisanzwe aho akorera, agenda mu muhanda wo muri Amerika atwaye imodoka ku muvuduko utari mwinshi, yahuye n'igikamyo gitwara esanse cyo mu bwoko bwa rukururana, cyagitwawe n'umugabo wasinze ugenda ku muvuduko muremure, ku muvuduko ukabije ku buryo byatumye iyi modoka y'ikamyo yari itwaye esanse igira ibibazo. None ubu guhera ubu Kakajwi twakunze kongera kumubona ntibizongera ukundi. Ngaya nguko uyu musore yari amaze gukurikiranwa n'ibihumbi bigera kuri 20, yari afite views zigera ku bihumbi 20. Mwumva ibihuha bivuga yuko Kakajwi yapfuye kandi Kakajwi naharajya. Niyo mpamvu Kakajwi nawe yababaye akaza avuga amagambo ameze gutya, anababaye cyane nyine tu. Yaje bivuga avuga ati kweri muvuge ngo napfuye kandi ndi muzima. Cyagera gusa umuhungu agatanazingo ngo renga ari kugenda ngatwaye imodoka ngo maze ngo igikamyo kiramukubita cyoka kwasa mu kabuno, kigahera mu kabuno kikakwasa ugakubita umutwe mu yindi modoka ikakurungusha ikagukwega paka ucitsemo karindwi. Ariko sha muragenda mugapanga. Ariko rero kambabwire ni muzajya mugenda kubwejagura mu makaritiye, mukajya kubwejagura mu bubwa bwanyu n'ubugegera bwanyu n'ubuhirimbiri bwanyu, nimukaze muze ngo mufatire feri ku muhungu wa Gatanazi, muze ngo muhite mumurukaho, muze mubwejagureho. Urandi kubivuga mbabaye, hari abantu bari kuvuga ko ndi kubivuga ndi gukina. Ntabwo ndi gukina. Iyo umuntu agenda akaguhimbira urupfu, aho umuntu agenda akaguhimbira urupfu agafata urupfu nk'ari akantu koroheje ingegera, mbaka ngwire ujya kubwejagura nugera ku muhungu wa Gatanazi ufate feri, kuko nge nagukubita kukabuno nkakagira umuhondo. Mwumvishe? Ibi ngibi bakunzi ba Sam Empire mushobora kuba mubyumva, mwarangiza mukavuga ati wasanga Kakajwi ariko agutebya kwe, wasanga ari ibintu yapanze, ariko ni ukuvuga nyine yino nkuru tuyaramamaye ati yapfuye. naho notekereza basi umuntu kubika uri muzima nazaho utuye n'ishusho yawe nayizi, yarangiza akakwihereraho nyine tu akakuvuga amagambo ngo wapfuye, ibintu ngibyo yarangiza akabisangiza abanyarwanda. nyine uwo muntu ntago aba ari uwo gushima, aba ari uwo kunenga. Uyu muntu niba Kakajwi akubwira ati ndababaye nyine tu arababaye, biteye yuko nta muntu wari ukwiye kumubika akiriho, kuko uwo muntu si utanga urupfu, ndetse nta nubwo ze abantu bapfa iyo berekeza cyangwa se iyo bajya. Ntarahanyina agira ngo nyankina, umuntu aragenda agahinda urupfu. Umuhungu wa Gatanazi ngo nitabye Imana, wowe ukitaba Imana wenyine we ndajya gupfa, wowe wapfa mbere wowe gahamba. Urajya kumpimbira urupfu ngo umuhungu wa Gatanazi ngo yapfuye wowe gahambirwa we. Nge ndapfa ngo nzajya, ntaho nzajya, nzarama nk'iki giti. Uragiye rero bwejaguye, uragiye uricaye uravuga ati ntanze amakuru rwose abantu bagiye kubyizera ko yapfa. Ntaho nzajya. N'ingegera zinyanga zari zavuze ati turamuruhutse.
Abantu mwari muzi rero yuko ka kajwi ibye byarangiye, bafana be mwese mukomeze mube tayari kwakira ibihangano bye byose aho biva bikagera. Aho abavuga ibyo ngibyo ni ukubashakamo amaviyuzi atagira ishikizo, amaviyuzi y'ubusa, umuntu akaza akabapanga mukemera. We ko nari nzi yuko musobanutse rata, ni kuko umuntu ababesha mwarangiza mukagenda mugashiraho koko mugatanga like nyinshi ngo runaka yapfuye. Kweri n'amakuru yacu kumbura ngo umenye neza ati se uyu muntu ko tuziye neza yuko content ze zitabura kuri YouTube, ni kuki atari kuzana izindi video? Koko ibyo bintu ntubitekereza, uri umuntu uzi ubwenge warangiza ukagenda ugakurikira ikinyoma ngiki. So ibyo bintu si byiza. Niba ari uko nguko wari umeze, ujye ukurikirana amakuru mazima. Murakoze cyane rero. Ka kajwi abahakaniye yuko atigeze apfa, ari muzima, noneho anababwiye yuko naho azajya. urakaruhuka nyine iteka ryose ari wenyine gahambirwe byagara. Muragiye mushinze ibitaramo rero, murabyinnye, muragiye murahenereje mu bakwe, muragiye murabyinnye ngo Mungu wagatazi ngo yaje nzanja hehe kama telefone yanjye ngiye kuzaturitsa ahubwo. Muragiye muraza ati Mungu wagataraza aragiye amaze igihe ataboneka, ati reka duhimbe urupfu rero, ati ko nagarutse murajya he? Ayi ariko icyakunyereka nkagufata nkaguhinira mu gasekuru, ubundi ngasekura. Ati ngubu icyakunyereka, icyakungopa ngagufata ngaguhina, namara kuguhina ngagushira mu gasekuru ngasekura. Ni ukuvuga ngo ka kajwi yababaye cyane kubera ko bamubitse ngo yapfuye kandi ari muzima, kandi nawe byakubabaza. Rero bakunzi be, niba mwakundaga video ze muracyazibona ku bwishi, telefone zanyu agiye kuzituritsa. Bye bye, ciao ciao, hasta la vista. Muri mwese rero niba mwizera Imana igizwe n'uburyo butatu: Imana Data, Umwana wayo n'Umwuka Wera. Subscribe, like and share. Bye.